Imana iduhindurire ubuzima, no kuba mu buzima budahinduka burya biragatsindwa ndabivumye. Iduhindurire ubuzima, itugirire imbabazi, iduhereze kwitwa abantu b'abanyamumaro. Ababyumvise muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana. Ariko ndumva twarambirwa ijambo rya mama. Ahubwo natwe ndumva twaca muri uyu mujyi turi aba boss babitsa akantu ku makote. Sinzi niba muharimo akabyara mwababyumvise bazamuye haleluya nziza. Imana ibamera umugisha w'Imana. Ariko ndumva natwe twagira amakonte. Muyobozi, ndumva twagira natwe amakonte. Natwe tugashakisha uburyo twatunga amakonte afatika. Kandi ubwo muhise mwumva za Beneri na za Beka n'ibindi, ntabwo ari ayo mbahaye, hari ayandi makonte ya nyayo muri Kristo gusa. Noneho n'ahandi hantu tugiye kuruhukira nonaha muri iri teraniro ni muri uyu mugabo wa 4 dusomyemo. Unduhura umutima muri hehe niho umuntu agera akaruhuka. Hangaye imfubyi zirahagera zikagira gute zikaruhuka. Umupfakazi watangwe n'umugabo n'abana n'iki yapfuye kandi agapfa umugore bamubwiye ngo yafashwe n'ibise. Kristo gusa niwe wenyine umuntu ahitageramo, uyu mupfakazi akaruhukiramo. Ibyo ndabibabwira mpagaze hano muri Kristo gusa, muri Kristo honyine gusa niho honyine umuntu agera na diplome byariyangiye. Muri Kristo diplome igahabwa agaciro. N'abadayimoni ibihumbi byageze kuri iyi diplome, aba badayimoni Yesu akabatwika, iyi diplome ikagira agaciro. Nagira ngo mbabwire ko igitangaza nicyo cyonyine gihesha diplome agaciro. Igitangaza gihesha diplome agaciro. Reka ntihakagira umuntu kwitiginyuraho ngo akubwire ngo urimo urabona ngo ngewe ngo manutse ngo muri Harvard ngo njezanye diplome. Ibyo ni bito, ahubwo uzakwiryaho wanyawe azakubwire ngo manutse mu ijuru rya 3 cyangwa rya 4 mvuye kubonana na Kristo. Uwo muntu ntiyaba yabonanye nawe, azaba yabonanye n'igitangaza. Ngiki kintu kiryo ngo baramufunga, ariko bamufunze ngo basanga Paul ari muri gereza, amusanga muri prison cyangwa se amusanga muri gereza, ariko ngo arimo akora abwiriza ijambo ry'Imana nk'umusazi. Bene da nimundebe mbabwire ngo bari barafunze Paul, ariko ntibafunga ubutumwa bwiza bw'Imana buba muri Paul. Paul ngo ageze muri gereza akazi k'umwuka wera karakomeza. Ngo arakomeza abwiriza ubutumwa bwiza. Nimundebe hano. Ngo arakomeza abwiriza ubutumwa bwiza. Ubwo wowe kububwiriza mu isoko byakunaniye kandi warasabaga Imana ubucuruzi kabugu, we ngo yageze mu ntuza muri gereza bumunyamumaro. Ubwo wowe kubwiriza mwandebye mwakabyara mwe. Ubwo wowe kubwiriza mu biro byakunaniye, ariko we ngo yageze muri gereza ubutumwa bwiza arabukomeza. Ngo agera no kukigera avuga ngo nubwo mboshwe n'iminyururu, ariko imbaraga y'ubutumwa bwiza ndimo ntabwo yabaho n'iminyururu. Izina ryo Uwiteka rihimbaza. Ngo nubwo ntabwo yewe imbaraga y'ubutumwa bwiza ndimo ntabwo wayibohesha iminyururu ngo bikunde. Harinda umuntu atwara ntayitotombera ariko ikazagira umumaro. Ese ko mutanyumva ariko se namwe nimuhite mundebera mushumba Claude, mundebere twageze imbere y'Uwiteka. Paul agahita azana inda yo mu minyururu, nawe ugahita uzana yo kwitotombera inaka. Iyo wari ufite mayoneze, ufite intuzi ibirayi, ufite ibintu by'intuza, noneho ugatangira kwitotombera iya mayoneze, undi we arimo ashimira Imana iyo yabyariye, iyo yatwitiye mu minyururu akanayibyarira mu minyururu. Nimundebe hano kubyara biracyashoboka, no gutwita biracyashoboka, no gukiranuka biracyashoboka. Ntimuze kugira ngo ntabwo bishoboka. Iyi ni imbaraga y'Imana ishoboka kubizera umwana w'intama w'Imana. Niba gukizwa byarakunaniye, niba gusambana byarakunaniye kubireka, niba kwiba byarakunaniye kubireka, niba ibinzoga zarakunaniye kuzireka, niba ujya mu bapfumu, niba uri umurozi byarakunaniye kubireka, ndagutangariza ko hano hari abandi barogaga bajugunye uburozi bakira. Mureke twinginge mu ijuru batwite baduhindure kuba abanyamumaro, kandi mu ijuru baguhindure kuba umunyamumaro. Dore uko mwabaye ngo ubutegereje ubutabazi buzaturuka muri Canada, ngo amafaranga azaza kugusapotinga aturutse muri Canada ngo ni $. Imana igucishe hayawe aturuka muri Canada yihororere, ariko nawe Imana ikugira umunyamumaro. Dore ubu ngubu ubu muratangiye. Dore
muratangiye mugiye gutangira muvuga ngo ufite wonkere wawe azaza atinze, ufite ngo tonto wawe azaza atinze, ngo mushiki wawe yagiyeyo azaza atinze. Nimundebere hano, nimwumve umugabo utabara adatinze, ni Kristo umwana w'Imana. Atambuke muri iri teraniro agutabara adatinze. niwe gusa kandi ntabwo aguhereza ubutabazi buhita bushira ngo buzarangire. Araza akaguhereza ubutabazi butazashira, ku buryo aguhereza ubutabazi bugutabara, bugatabara n'abawe, bugatabara n'abandi. Kimisagara niho twigishije, rero baduhaye intashyo, bagirireho umugisha, dusangire intashyo za bene data, mwakire intashyo. Si ubwa mbere nza hano ndahakunda, ndagira ngo dufatanye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mu ijuru bashimye ko tuganira. Urwandiko Paul yanditse arwandikira Filemoni, tubarirwo turebera hamwe. Urwandiko Paul yanditse arwandikira Filemoni, ntabwo ari ibice, ni igice kimwe cyonyine gusa. Turarebera hamwe umurongo w'10, ni page 220 mu isezerano, mu isezerano rishya, page 220. ku batahazi hahereranye n'urwandiko rw'Abaheburayo. Urwandiko rw'Abaheburayo aho rutangirira, hariho nigeze mbabwira ngo tujye kuhareba, arambwira ngo icyo gitabo ntabwo kibaho mu ntuza muri Bibiliya yanjye. Rero ntihagire umuntu uza kubabwira ngo ntikibamo, kirahari rwose. Ku bantu rero bahageze, twahageze twese, ko mutanyikiriza kandi nkunda abantu dufatanya gusoma, twese twahageze. Turahera kuri uyu murongo w'10. Haravuze ngo ndakwingingira umwana wanjye nabyariye mu minyururu yanjye. Nabyariye ese ko mutanyikiriza, ntimuzi neza ko umushyitsi akurisha imbuto. Haravuze ngo ndakwingingira, namwe niho mwageze. Abamfashije gusoma rero Imana ibamera umugisha. Haravuze ngo ndakwingingira umwana wanjye nabyariye hehe? Nabyariye mu minyururu. Ubwo murumva ko mu minyururu naho barabyara. Nabyariye mu minyururu yanjye Onesimo. Aka kantu muze kugatindaho cyane. Umwana wanjye nabyariye mu minyururu yanjye Onesimo, utakugiriraga umumaro kera, ariko none akaba agira gute? Akaba utugirira twembi. Disi nkunda abantu bafatanya nanjye gusoma, bindema agatima iyo murimo mumfasha. Utakugiriraga umumaro kera, ariko none akaba utugirira twembi. Niwe nkugaruriye, ndakwinginze umwakire nk'inkoramutima yanjye. Icyakora nari nkunze kumugumana kugira ngo ankorere mu cyimbo cyawe, mboshywe n'ingoyi kubw'ubutumwa bwiza. Ariko ntacyo nshaka gukora ntagize gute? Nakugishije inama kugira ngo icyiza ukora utabugize gute? Ugihaswe, ahubwo ugikore ukunze. Hari cyatumye atandukanywa nawe igihe gito, ni ukugira ngo muzabane iteka, atari imbata yawe, ahubwo aruta imbata, ari mwene so ukundwa nanjye cyane, ariko akarushaho kugira gute? Akarushaho gukundwa nawe ku by'umubiri no ku by'umwami wacu. Muvuge ngo amen. Nuko rero niba wemera ko dufatanije umurimo, umwakire. Disi ndashaka ko mutinda hano. Umwakire nk'uko wagira gute? Nk'uko wanyakira.
ndafashijwe mana. Kandi niba hari icyo yagize gute, niba hari icyo yagucumuyeho cyangwa akaba afite umwenda wawe, ubimbareho. Imana ishimwe cyane. Ninjye Pawulo wanditse n'ukwanjye kuboko yuko nzagira gute, nzabikwishyura, ne kwirirwa nkubwira yuko nawe ubwawe uri umwenda wanjye. Ngaho re, uwo mwenda ni wowe ubwawe kabaye. Bibe bityo mwene da. Haleluya. Nanga abantu batanezererwa ijambo ry'Imana birambabaza, ubirambabaza. Basi niba mushaka n'agatuti kanyu mukakira, ariko basi munyumva umwanya muto. Bibe bityo mwene da. Namwe mwahageze aho. Bibe bityo mwene da. Ariko bana nkubone mwiki umumaro mu mwami wacu. Unduhura iki? Hari igihe umutima uruha, umuntu agakenera wamuruhura umutima. Unduhura iki? Unduhure ma, iyi mikoro urimo urayishakaho iki? Wayikoze neza. Unduhura iki yemwe? Unduhure umutima muri Kristo. Nimwakira ijambo ry'Imana. Niba ntabaruhije ntitwakongeraho niri, cyangwa ndabaruhije? Ngo tujye muri iki gitabo cy'Abami cya kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 5, turebera hamwe umurongo wa 5:3. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 5 umurongo wa 3. Nimwahagera muraba mukoze mu bimbwire. Ntiwumva? Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyama databuja. Inde? Ubwo yari umukire hari. Icyama databuja. Urasa umuntu yakwitwa shobuja atari umukirera? Buriya ntiyari umukire ahari. Ese ko mutanyikiriza? Icyama nde? Databuja. Agasanga umuhanuzi wa hehe? W'i Samariya. Yamukiza iki? Ibibembe. Nimwakira ijambo ry'Imana. Mfite ishimwe rikomeye kandi ryuzuye umutima wanjye. Ishimwe rya mbere nuko nabonye igitangaza kidashira mu buzima bwanjye. Nabonye Yesu umwana w'Imana amereza agakiza kambera igitangaza mu buzima bwanjye. Ndabazi mwebwe ibitangaza mukunda n'amazu kandi munakunda n'amamodoka, nta kibazo bibampere. Ariko jewe nabonye igitangaza ku buzima bwanjye. Nabonye umwami Yesu mu buzima bwanjye. Anzanira igitangaza kidasanzwe, anzanira agakiza. Uyu mwanya wa nona ndahiriwe. Ese ko mutanyumva? Nimutanyumva ndarushaho kubitsindagira. Nabonye igitangaza mu buzima bwanjye. Amaye nka Yesu wanyitangiye kidashira. Nabonye igitangaza mu buzima bwanjye. Dore nkumihanuka indeba ma. None se nkubwira iki? Murimo murareba ninjya kubabwira ngo nabonye igitangaza cy'agafaranga, ndasanga ku isoko ry'umurimo hari abandusha. Ariko nabonye igitangaza ku buzima bwanjye ubwo nakiraga Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma kanzanira umucyo ariko gakiza mu buzima bwanjye. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro.
ego mana Yesu urabona n'amaki baraguhereza ahageze. Ese ko hari uvuga ngo nabonye igitangaza ku buzima bwanjye, akahita avuga ngo Imana yamuhaye umugore w'inzobe, haca icyumweru bagatangira gukurana amenyo, ubwo ni igitangaza ra? Ubwo ni icyo ngicyo ra? Ngewe nabonye igitangaza ku buzima bwanjye. Ubwo Yesu yazaga muri jyewe, yarangiza akambera igitangaza, akangabira agakiza, nkaba narahawe agakiza ku buntu. Sinabarenganya, ayo mashyi murimo murayakoma. Ubu ndamutse mbabwiye ko mvuye Makerere cyangwa mu ntuza muri New York mwayakoma cyane, ariko jyewe igitangaza numva nakomera amashyi gikomeye kiryoshye nuko nakiriye izahabu mu buzima bwanjye, izahabu idasanzwe. Hano ubwo mugiye kundenganya ngo mbigishije nabi, ndamaze nakiriye igitangaza mu buzima bwanjye ubwo nakiraga Yesu nk'umwami n'umukiza, akangabira agakiza ku buntu. Ndumva miriwe. Hanyuma abanyamahirwe namwe murafasha guhirwa, batari abanyamahirwe mwirorerere, ariko guhirwa kwa mbere mfite Kristo umwana w'intama w'Imana, nicyo cyonyine mfite. Ntabwo ndi butinde, ndakoresha igihe gito, kandi si uko mfite bito byo kuvuga, ndumva nishimye. Hanyuma rero ni mundebe nganire namwe. Aya ni amagambo dusomye, ni menshi cyane, ariko nanone mwihangane. Nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye nsomye Bibiliya, nkasomera imbere y'iteraniro amagambo areshya gutya. Mwihangane rero ni intege nke zanjye, ariko impamvu zitumye nyasoma ndayababwira. Aba ni abagabo batatu ngiye kuvugaho. Aba bagabo batatu ngiye kuvugaho ndongeramo wa kane ari utangaje, ni Kristo. Uyu mugabo wa kane utangaje ndi buvuge ni nawe ndi butindeho cyane. Sindi bushobore kugenda n'abatindiye kuri uyu mugabo Yesu. Cyokora wazanywe n'ikindi yihangana, ariko jewe icyanzanye ni iki, kandi akaje gahimwa n'akakazanye. Ndashimira Yesu ko ari igitangaza mu buzima bwanjye. Simwumvisemo hano, ntimwumvisemo witwa Timoteyo ra? Nako ntimwumvisemo witwa Filimoni ra? Ahangaha nimwumvisemo n'uwitwa Onesimo ra? Ahangaha nawe nimwongeye kumvamo undi mugabo wa gatatu, mukumvamo uwanditse runo rwandiko ariwe Pawulo ra? Siko dusomye ra? Hanyuma nimwumvisemo wa kane w'ikirenga ariwe numvaga twashimira, bavuze ngo bibe bityo mwene data, ngo nkubonemo umumaro, ngo nduhure umutima hehe? Muri Kristo gusa. Noneho nta handi hantu tugiye kuruhukira nonaha muri iri teraniro, ni muri uyu mugabo wa kane dusomyemo. Unduhura umutima muri hehe? Niho umuntu agera akaruhuka. Hangaye imfubyi zirahagera zikagira gute? Zikaruhuka. Umupfakazi watanywe n'umugabo n'abana n'iki, yapfuye kandi agapfa umugore bamubwiye ngo yafashwe n'ibise, Kristo gusa niwe wenyine umuntu ahita ageramo, uyu mupfakazi akaruhukiramo. Ibyo ndabibabwira mpagaze hano. Muri Kristo gusa, muri Kristo honyine gusa niho honyine umuntu agera na diplome byariyangiye. Muri Kristo diplome igahabwa agaciro. N'abadayimoni ibihumbi byageze kuri iyi diplome, aba badayimoni Yesu akabatwika, iyi diplome ikagira agaciro. Nagira ngo mbabwire ko igitangaza nicyo cyonyine gihesha diplome agaciro. Igitangaza gihesha diplome agaciro ni Kristo umwana w'intama w'Imana. Reka ntihakagira umuntu kwitiginyuraho ngo akubwire ngo urimo urabona ngo ngewe ngo manutse ngo muri Harvard ngo nzanye diplome. Ibyo ni bito, ahubwo uzakwiryaho wa nyawe azakubwire ngo manutse mu ijuru rya gatatu cyangwa rya kane mvuye kubonana na Kristo, uwo muntu ntiyaba yabonanye nawe, azaba yabonanye n'igitangaza. Ngiki kintu kiryoshye. Hanyuma rero iri jambo dusomye ni ijambo ryamfashije. Uyu Paul ndamukunda. Yari umugabo witwaga Sawuli warenganyaga, kandi ngo yaricaga mu buryo bwose budasubizwaho. Uyu mugabo yaricaga kuko kumva ngo urimo uravuga Yesu Kristo, yagukataga umutwe akawukuraho, kandi yagira yirya amaze kuwukata ngo agahita abyina cyane akavuga ngo nkoreye Imana. Akavuga ati ndayikoreye, akavuga ati wite ndagukoreye Mana, ndagukoreye. Urabibona ko ndawukasa.
hanyuma ngo biza kuza kurangira akata umutwe udakatwa, yica umuntu uticwa, aniga utanigwa. Ngo aniga utanigwa, aniza umuntu utanigwa, atera wa muhungu mujya mwumva umudiyakoni mwiza muramuzi witwa Stefano, ngo yamuteye, hanyuma bakora ikosa ngo bahita bafata umwenda wa Stefano bawumujugunya ku birenge, ngo ako kanya kaba kamubayeho. Rero umwenda gusa umwenda w'umunyamumaro gusa, ni nayo ntego nabazaniye, kuba umunyamumaro muri Kristo Yesu. Umwenda w'umunyamumaro gusa bahuta ku birenge, nta muntu umubwirije, ngo kaba kamufashe acakirana n'umukiza wacu ari we Kristo Yesu, amunigira hahandi biti Damasiko, ngo amunize amara gatatu ari impumyi, amara gatatu ari ikiragi atavuga, ariko ngo muri ako gatatu ngo aboneramo umwana w'intama w'Imana. Ese muraharira? Ngo aboneramo umwana w'intama wande w'Imana. Akimara kumubona rero aramukorera. Mu kumukorera rero ubu ngubu turimo tuganira, mwebwe muramukorera, wagira gutya waburara ugahita uvuga ngo Yesu ni umugome, ariko we yaramukoreye kugera ku kigero ibyo bimwinjiza no mu nzu y'imbohe. Yesu ashimwe cyane. Ngo kugera ku kigero ibyo bimwinjiza hehe? Bimwinjiza muri gereza. Hanyuma aha hantu uru rwandika yarwanditse ari muri gereza afunze, ariko arwandika muri iyi gereza yari afungiyemo, ngo afunganywe n'umuhungu. Yagiye muri gereza, agiye muri gereza arafungwa. Muri uku gufungwa rero uru rwandika rwandikira Filimoni. Impamvu yarumwandikiye ni iyi, wakwibaza ngo ni iyi. Uyu Filimoni yarumwandikiye kubera impamvu z'umuhungu witwaga Onesimo. Uyu Onesimo ni ukubera impamvu iyi. Uyu Onesimo murimo murabona twebwe tujya ku isoko, ni mubizi ko tujya ku isoko guhaha se. We rero Onesimo, uyu Onesimo we Filimoni nako yari umuntu w'umukire cyane. Mu bukire bwa Filimoni rero ngo aragenda ajya ku isoko, birangira isoko agezeho, hanyuma ubwo twe tugura inyanya, abandi bakagura imiceri, abandi bagahaha inka cyangwa n'ibindi, we ngo aragenda yigurira, aragenda agura umuntu, afata kashi arazibara, ngo aragenda ajya mu bantu akajya areba, ngo abonamo igisore cyiza cyane cy'imbaraga, abonamo igisore cyiza cyane cy'ibigango, abonamo igisore cyiza cyane gifite pinya, ngo arangije akishyura amafaranga. Amaze kukishyura amafaranga, hanyuma ngo barakimuha, aragenda. Uyu muhungu bamuhaye ngo amutoboza amatwi, arangije ahita avuga ngo guhera aka kanya ni imbata yanjye. Se murimo muraryumva? Iyi guhera nonaha ni imbata yanjye, azankorera mirere na mirere, kandi azankorera iteka ryose. Aragenda rwose aramukoresha. Ariko ngo uyu muhungu witwa Onesimo imirimo iramurya. Ninde wakoropye? Ni Onesimo. Ninde wogeje abana? Ni Onesimo. Ninde wamenye ayingamiya cyangwa indogobe ziri? Ni Onesimo. Ese murahari? Ninde muntu wamenye neza ko abana batashye bariye baryamye neza? Ni Onesimo. Ninde wafashe isuka akajya guharura ahantu ibigunda byameze? Ni Onesimo. Onesimo yagira ngo aratatse, mu gutaka kwe bagahita bamubwira ngo Filimoni agahita amubwira ngo korura imbata yanjye. Se murahari? Yagira ngo aravuze ngo ndananiwe, ati ntacyo nanirwamo, narakwishyuye amafaranga yanjye barayariye, nakwishyuye yanjye. Ngo arakora, se muraharira? Ngo arakora, akazi karamutuga, karamuhata, karamukubita, karamurya. Ariko ngo umunsi umwe yigira inama ngo y'ubwenge, ngo ahita avuga ngo wagerageza uburyo nacika, ngo acunga ku jisho rya bosi. Ngo acunga ku jisho rya bosi, acunga ku jisho rya shebuja, aramureba, ahita acomoka, abarigendeye. Ngo yigendeye abaracitse arahunga. Hanyuma ngo mu guhunga witwa Filimoni nawe ngo akajya agenda baririza ngo nta Onesimo mwamboneye. Nta Onesimo ra? Niko, nta Onesimo wabonye? Musore bita Onesimo naramwishyuye aracika, none ntawe wabonye? Mama, nta Onesimo wamboneye? Ngo aramubaririza, ariko umuhungu arihisha, aritsimba.
kugera ku kigero nyine arabura. Ariko ngo ageze hanze naho uri ibyago bibaho, ngo hakorera amadega, hakorera amafuti, hakoreye amafuti. Ngo baramucakiye, baramufata, bamushyiraho ipingu, bamushyizeho ipingu, baragenda bajugunya muri gereza. Ariko ngo bamujugunya muri gereza, si muraharira mugire mutya tureba bahari, ngo bamujugunya muri gereza, ngo biza kuza kurangira baramufunga, bamufunga agira ngo agiye gupfa, kumbi ngo bamujugunya ahantu umunyamumaro yirirwa naharara, bamujugunya ahantu umunyamumaro yageze. Se murari mwakabyaramwe baba mutaye ahantu umunyamumaro ari. Nimundeba ahangaha mbanze mbaganirize, uwaje ahangaha wese yishima nezerwe, abanyamumaro bicara ahangaha, kandi umunyamumaro wese yava akagera. Riga murimo murakomera Imana amashyi nk'ubugori bwaturaguritse, sinabarenganya, ariko nta kibazo mwayakoma mutayakoma, hano habamo abanyamumaro. Hano habamo abantu b'abanyamumaro. Ngo arakugendera, ngo baramufunga, ariko bamufunze ngo basanga Paul ari muri gereza, amusanga muri prison cyangwa se amusanga muri gereza, ariko ngo arimo akora abwiriza ijambo ry'Imana nk'umusazi. Bene da nimundebe mbabwire, ngo bari barafunze Paul, ariko ntibafunga ubutumwa bwiza bw'Imana buba muri Paul. Paul ngo ageze muri gereza, akazi k'umwuka wera karakomeza, ngo arakomeza abwiriza ubutumwa bwiza. Nimundebe hano, ngo arakomeza abwiriza ubutumwa bwiza. Ubwo wowe kububwiriza mu isoko byakunaniye kandi warasabaga Imana ubucuruzi kabugu, we ngo yageze mu ntuza muri gereza bumunyamumaro. Ubwo wowe kubwiriza, mwandebye mwakabyaramwe, ubwo wowe kubwiriza mu biro byakunaniye, ariko we ngo yageze muri gereza ubutumwa bwiza arabukomeza. Ngo agera no kukigera avuga ngo nubwo mboshwe n'iminyururu, ariko imbaraga y'ubutumwa bwiza indimo ntabwo yabaho hano iminyururu. Izina ry'Uwiteka rihimbaza. Ngo nubwo ntabwo jewe imbaraga y'ubutumwa bwiza indimo ntabwo wayibohesha iminyururu ngo bikunde. Arabwiriza. Uko abwiriza rero akajya abwiriza ijambo rikomeye. Mundebe hano, twarabatuwe, ubwo kandi twagiye, twarabatuwe rwose n'umwami wacuye. Murayakoma nk'abantu yishwe ijambo rye rizima mumba. Undi mwakagombye kuyakoma nk'abasirikare. Se tujye imbere dutsinde ibigeragezo, turwana intambara twizeye, twihanganire byose. Ariko icyo nashakagamo hano mucyumve neza ni iki ngiki. Ubundi naho ngaho ushaka ko twatwarira, ariko mukajya muyakoma namwe mutayakoma nk'abantu namwe. Twarabatuwe rwose umwami wacu Yesu. Muretse gatoya, ngo uko Paul arimo avuga ngo twarabatuwe rwose, ngo iyi ntego ikajya ikubita uwitwa Onesimo mo imbere indani, kavuga ngo twarabatuwe, agacuma ikibuno akegera Paul. Navuge ariko akigira imbere gatoya. Paul akavansa, twarabatuwe rwose twigishwe ijambo rye rizima. Mureke mbarekeraho, murimo murayakoma nk'abarembye, ariko ubundi umuntu wa nyawe ntabwo ayakoma atya. Twarabatuwe rwose twigishwa uko ngo agenda avuga ngo twarabatuwe, ababwira ngo kandi twabaturiwe mu mwami wacu Yesu. Murahari? Ngo uko kuntu arimo avuga ngo twabaturiwe muri Kristo Yesu, ngo witwa Onesimo. Ndaganira n'abahari abadahari nta kibazo ndabihorera, kuko namenye amakuru ko twese ntabwo tuba twaje hano kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, harimo n'ababarwanya impamvu y'ubutumwa bwiza, ariko ngiye kuganira n'abashaka impamvu y'agakiza. Ngo uko avuga ngo twarabatuwe. Murahari?
ego mana murahari ko avuga ngo twarabatuwe Onesimo agacuma ikibuno Onesimo ati twarabatuwe nari imbata barishyuye ibiceri none ngo twarabatuwe agahita asubizaho twigishwe ijambo rye rizima cyo dukomeze rega namwe murayakoma gakeya ndumva ntarafashwa aha twizeye Onesimo ati mushumba Paul ko nari imbata byakunda yuko hari umuntu wambatura nkabaturwa ko hari ibintu byambaza Paul ati imbaraga y'ubutumwa bwiza iracyakora kandi ihinduka ubupfu kubarimbuka ariko kubizera n'ubugingo buhoraho undi ati nkora iki hatura ibyaha byawe nurangiza ko hatura ibyaha byawe wizere Yesu Kristo umwana w'Imana hanyuma arakubera igitangaza witwa Onesimo ngo arabyumva yegera Paul aratura neza arakizwa neza arahinduka se muraharira arahinduka haleluya arahinduka cyane arahinduka ariko ngo agumana akantu kukinuza ko guhisha yuko yigeze abimbata arakagumana akaguma muri we hanyuma ngo uwitwa Onesimo yahindutse cyane ariko Imana izana imbaraga y'ubutumwa bwiza iri buduhindure muri iri teraniro witwa ngo Onesimo yahindutse cyane yakijijwe ngo aragenda akajya yegera Paulo hanyuma ngo uko amwegera akajya agirira umumaro Paulo akamukorera Imana ihimbazwe ngo akajya amukorera akajya amukorera agakorera Paulo ngo aragenda aramukorera ngo aragenda agira icyo bita kwera imbuto yera imbuto zikwiriye abihannye ngo aragenda ngo bigaragara koko Kristo yageze muri we binagaragara yuko agakiza kinjiye binagaragara ko n'imbaraga y'ijambo ry'Imana yageze muri we ngo yera imbuto zikwiriye abihannye ngo izo mbuto azeze abanyururu baziryaho muraharira ngo na Paul aziryaho Paulo aziryaho aziriyeho ngo ahinduka ngo n'umuntu w'umudiyakoni mwiza uzajya ukorera umushumba Paulo se murahari mwakabyaramwe disaba hari mumfashe ngo ahinduka n'umudiyakoni mwiza uzajya ukora agakorera umushumba Paulo akamukorera ari muri gereza hanyuma ngo iki gifungo ngo Onesimo aragikora na Paul baragikora ariko ngo igihe cyo kugikora mureke nihute ngo igihe cyo kugikora ngo kuwitwa Onesimo ngo kirarangira ngo igihano cya Onesimo kirarangira muhumure ubuzima turimo hari igihe buzarangira kandi uburangiza ni umwana w'intama we ngo igihano cye kirarangira kirangiye bamwandikira urwandiko rero rwo kumubwira ngo agakanya igihano cyawe kirashize kiranarangiye akira ngayisohokere muri gereza wigendera ujye mu buzima busanzwe ngo barumwandikiye bararumuha ngo akimara kurusoma na Paul arusomye Paul arishima ko Onesimo igihano kirangiye aramubwira ngo isohokere wigendere ariko ngo witwa Onesimo ngo aravuga ngo Paul nikundiye kwigumanira nawe muri gereza Paul akajya amubwira ati sohoka ariko ugende ujye gukora ubuzima busanzwe hanze nabo hanze uzababwiriza ubagirira umumaro ngo yakwibuka ko ntuzi witwa Filimoni nawe amutegereje ngo akajya avuga ngo mu izina rya Yesu ndigumanira namwe Paulo ati sohoka ariko ujye mu buzima busanzwe ngewe nta kibazo mfungiwe ubutumwa bwiza hano nditi yego mana yanjye ati ndigumanira n'umushumba wanjye sinsohoka sinzi wigeze avuga ngo urugo rubi ngo rurutwa na gereza sinzi n'uwigeze avuga ngo ese muraharira
sawa ngo birangira uyu muhungu ngo yakwibuka ko nagera hanze gato n'ubundi Onesimo ari buhite nako Filimoni ari buhita musamira hejuru agahita avuga ati ubundi se ndagenda ngiye gukora iki. Ariko ngo uwitwa Paul yari yarabwirije ubutumwa abubwiriza Onesimo, ariko ngo yarabanje kubibwiriza uwitwa Filimoni, nawe ngo yarafashwe n'agakiza k'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Se ko ubundi muraharira nawe ngo agakiza karamwatatse karamufashe kamurimo. Hanyuma ngo avumbura amenya amakuru, ngo amakuru yamenye. Ndabibutsa ko igitangaza nababwiye ngo igitangaza ndimo nirata nta kindi ndirata ibitangaza bibiri. Igitangaza cya mbere ni igitangaza cyuko nabonanye n'umwana w'intama w'Imana, nicyo gitangaza kindyoheye, ibindi ni bito mbona mutabihaye agaciro ra tangaza. Ngo wakundanye n'umuzungu, reka si igitangaza nawe urakabya da, nawe urakabya da. Ngo wacuruje ngo amadolari ngo ibihumbi ngo ijana, genda hirya nawe da. Hari abahungu bacuruza amadolari ibihumbi miliyoni magana kandi batanasinzira. Ariko igitangaza dufite ngiye kubaratira ni igitangaza kigenda kikagera no mu ntuza no mu muntu utagira shinge na rugero, hanyuma agahita ahabwa kugira shinge na rugero. Icyo nicyo gitangaza. Nakunze igitangaza, nishimye kandi nishimiye igitangaza. Hanyuma igitangaza cya kabiri umuntu agira akaba abitsa akantu k'akazahabu kanyako, kandi ukaba uzi ko ufite izahabu itazahomba. Ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, warangiza kumwakira agahita kugabanira umugabane tutazako, ariko gakiza kazaduhesha kubona umwana w'Imana, kakaduhesha no kwicarana n'Imana mu ijuru. Ese ko mudahari muraharira? Nimundebe mbaganirize. Nahoze ndimo kwishima cyane, nahoze ndimo kwishima. Amwandikira rero arabimenya, Paul arabimenya, amenya neza ko icyatumye Onesimo adasohoka muri gereza ari ukubera Filimoni. Arangije amwandikiye rero n'urwandiko, aramubwira ngo Filimoni, ndakwandikira kandi nkwandikiye n'ukwanjye kuboko, ntabwo ari undi muntu ukwandikiye. Ntuzaze kwitiranya runo rwandiko n'ukwanjye kuboko kukwandikiye. Nkwandikiye kubera impamvu ebyiri, Imana yanjye ihabwa icyubahiro. Nkwandikiye kubera umwana wanjye, kandi uyu mwana wanjye utumye nkwandikira ni umwana nabyaye simbishidikanya, kandi uyu mwana nabyaye namutwitiye mu minyururu, mubibyarira mu minyururu, nanjye nzigise. Ndumva mwazamura haleluya nkanezerwa niba muhari nanjye enome. Ramutwise. Abadamu hano bajya batubwira ibikomere, abagabo bagahita bahunga, twese tugahonga mu maso. Kakubwira ati wowe igisura kizi, mukabona umugabo atangiye kudedemanga, arimo avuga ati sinakujyanye kwa muganga. Se waramujyanye nibyo, ariko namwe ntimuze kuza kutwiryaho ngo mutwirarireho. Ndabaganiriza ijambo rikomeye. Hari abandi bantu noneho batwitira mu minyururu. Murumva ko iyo ndeho mu minyururu itandukanye niyo mwatwisinaha. Rero izo mwitotombeye ntimugire ngo buriya mu ijuru barabashimye. Ndashaka kubabwira, iyo umuntu atwita atayitotombera kandi kazagira umumaro. Harinda umuntu atwara ntayitotombera ariko ikazagira umumaro. Ese ko mutanyumva? Ariko se namwe nimuhite mundebera Mushumba Claude, mundebere twageze imbere y'Uwiteka. Paul agahita azaniye inda yo mu minyururu, nawe ugahita uzana iyo kwitotombera inaka. Iyo wari ufite mayoneze, ufite intuzi ibirayi, ufite ibintu by'intuza, noneho ugatangira kwitotombera iya mayoneze, undi we arimo ashimira Imana iyo yabyariye, iyo yatwitiye mu minyururu akanayibyarira mu minyururu. Nimundebe hano, kubyara biracyashoboka, no gutwita biracyashoboka, no gukiranuka biracyashoboka. Ntimuze kugira ngo ntabwo bishoboka. Iyi ni imbaraga y'Imana ishoboka kubizera umwana w'intama w'Imana. Niba gukizwa byarakunaniye, niba gusambana byarakunaniye kubireka, niba kwiba byarakunaniye kubireka, niba ibinzoga zarakunaniye kuzireka, niba ujya mu bapfumu, niba uri umurozi byarakunaniye kubireka, ndagutangariza ko hano hari abandi barogaga bajugunye uburozi bakira.
arakira, bakira. Kandi n'uyu munsi abakiriye igitangaza ariko gakiza twahawe na Kristo barirata kuko bakiriye impano y'Imana. Impano y'Imana tutazigera twakwa. Nahoze nishima, aramubwira ati rero ndakwandikiye kandi nkwandikiye ngira ngo nkubwire ko nshaka kukoherereza umwana wanjye. Umwana wanjye nabyariye mu minyururu bamwita Onesimo, kandi uyu mwana wanjye Onesimo nabyariye mu minyururu ni umwana nabyaye ariko ndangije kumubyarira mu minyururu, hanyuma menya amakuru ko yahoze ari uwawe. Majije kumenya amakuru ko yahoze ari maze kumenya amakuru ko yahoze ari uwawe, hanyuma uwo nguwo ntabwo akiri uwawe, nanjye yabaye umwana wanjye. Hanyuma rero numvaga nifuza kumugumana, ariko jewe none aha turimo tuganira nanze kumugumana, ahubwo nshatse kugira ngo mukoherereze. Hanyuma ni mukoherereza, mukoherereje kubera ko nashakaga kumugumana, ariko nanone nanze kumugumana kugira ngo mukoherereza. Ariko none ndashaka kugira ngo umenye ko uyu mwana nkoherereje uyu mwanya wa none ahangaha ari uwanjye, yahoze ari uwawe, nari kumugumana ariko nanze kumugumana nakugishije inama kugira ngo uyu mwanya wa none icyo uri bukore utabugihaswe, ahubwo icyo uri bukore uba ugikoze, ariko ugikoze ku giti cyawe utazakicuza. None uramwakira cyangwa ntabwo uri bumwakire? Ndamukoherereje rero ngo umwakire, kandi numwakira ndakwihanije ntuze kumwakira nk'imbata yawe. Ndakwihanije ntuze kumwakira nk'imbata yawe. Tongera kumusubiza muri bya bintu by'imirimo, tongera kumusubiza muri bwa bucakara. Nimukohereza ukamwakira, umwakire, kandi ntumwakire nk'imbata yawe, ahubwo umwakire nk'imbata mugenzi wawe. Mvama kwita umukire imbata. Filimoni afitaye, murahari? Onesimo ntayo afite kandi baramwishyuye, ariko nimundebe hano nubwo bamwishyuye, dore ababosi bararutanwa. Haje ibindi biguzi, haje undi wishyura utandukanye n'uwishyuye mbere. Uwishyuye mbere yitwaga Filimoni, ariko hanyuma haje undi mugabo witwa Yesu Kristo umwana w'intama. Uwo mugabo waje, muraharira, uwo mugabo waje witwa Kristo umwana w'intama, we yishyuye ibindi biguzi. Hanyuma Filimoni yishyuye amafaranga, ariko Kristo yishyuye amaraso yo mu rubavu. Iyo muba muhari mwari kuzamura haleluya. None ibintu watanze ku isoko ry'umurimo ni bito cyane. Haje undi ufite ibintu bigaragara bifatika. Ndenda gutangariza Satani, ndenda gutangariza abadayimoni muri iri teraniro ryo mu Rukiri. Ubwo ndaganira n'uraha, ndaganira n'uwizera. Hano hatungutse umugabo witwa Kristo umwana w'intama w'Imana, aje kwishyura. Nari ndabwiye ngo aje kwishyura, kandi dore icyo yishyuye, akishyuriye igorogota ku musaraba, yishyuye amaraso. Naringiye kubahanurira nuko mumeze nk'abatashye, mikoro urayimanuye. Naringiye kubahanurira nuko mumeze nk'abatashye, ariko naringiye kubahanurira. Muracyahari? Yaba mwari muhari mwari kugira ikintu mukorera Yesu muri iri teraniro nibura. Aha, ndumva mugihari. Muracyahari. Hari igihe umuntu ajya mu Gisaka akishyura. Hari igihe umuntu ajya muri Tanzania akishyura. Nibwo ukibyumva? Hari igihe umuntu ajya muri Nigeria akishyura. Ariko ngiye kuganira n'abizera Kristo umwana w'Imana isumba byose. Uyu mwanya ibi bintu batanze by'ibiguzi, hatungutse undi mugabo muri iri teraniro. Kandi uyu mugabo utungutse ntabwo tumurwanya.
uyu mugabo utungutse ntabwo tumurwanya, uyu mugabo utungutse ntabwo tumuhiga, uyu mugabo utungutse bamwita Karuhura, aje kurengera itorero, aje kurengera itorero. Nishimye aramubwira ngo ntuze kuza kumwakira nk'imbata yawe, ahubwo umwakire nk'imbata ngenzi yawe. Urumva na ntuza nawe yahindutse. Ariko nanone utubase ntabwo atubaswe n'isi, ntitubaswe n'ibyaha, si amafaranga atubase, si ubusambanyi butubase, ntabwo kibaswe na Satani. Utubatura ni utubase. Hanyuma uyu mwanya nemeye kuyoboka utubatuye, ariko nanone atubaturiye kugira ngo azaduhe gakondo y'ubugingo buhoraho. Nahoze rero ndimo nishima cyane. Amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo uyu nkugaruriye uwo nkoherereje umwakire, kandi umwakire, nurangiza kumwakira umwakire nk'umugaragu mugenzi wawe. Hanyuma yangiriraga umumaro rwose, nari nkunze kumugumana hano, ariko ubu turimo tuganira, uyu mwanya ndamukoherereje kugira ngo nawe akubere umunyamumaro. Niyo mpamvu nabazaniye intego ivuga ngo mwese mureke twinginga Imana iduhindure kwitwa abanyamumaro. Nari mbivuze menya mutabyumvise, ndabihamya cyane. Intego nazaniye rino teraniro ryaha hantu, mureke twinginge mu ijuru batwite baduhindure kuba abanyamumaro, kandi mu ijuru baguhindure kuba umunyamumaro. Dore uko mwabaye ngo ubutegereje ubutabazi buzaturuka muri Canada, ngo amafaranga azaza kugusapotinga aturutse muri Canada ngo ni amadolari. Imana igucishe hayawe aturuka muri Canada yihororere, ariko nawe Imana ikugira umunyamumaro. Dore ubu muratangiye, dore muratangiye, mugiye gutangira muvuga ngo ufite wonkere wawe azaza atinze, ufite ngo tonto wawe azaza atinze, ngo mushiki wawe yagiyeyo azaza atinze. Nimundebere hano, nimwumve umugabo utabara adatinze, ni Kristo umwana w'Imana. Atambuke muri iri teraniro agutabara adatinze. niwe gusa. Kandi ntabwo aguhereza ubutabazi buhita bushira ngo buzarangire, araza akaguhereza ubutabazi butazashira, ku buryo aguhereza ubutabazi bugutabara, bugatabara n'abawe, bugatabara n'abandi. Hanyuma ntukifuze kugira ngo uzajye uhora ugira gutya ibiganza byawe, ahubwo twifuze kugira ngo ibiganza byacu bijajye bihora bimeze bityo, kugira ngo natwe tuzagirire abandi umumaro. Imana ibamere kwitwa abanyamumaro mu izina rya Kristo. Kandi ntabwo Kristo ntabwo icyo azanye ntabwo ari amafaranga, ahubwo akuzaniye ikiruta amafaranga, akuzaniye agakiza. Niko konyine gahamagara ibyo byose, akumpera agakiza nugacyura urabukiyiza aha bitabora, kandi urabucyuye ubutunzi butazagajuka. Nahoze nishima. Aramubwira ngo umwakire, kandi umwakire nk'uko nanjye wagira gute wanyakira. Amubwiramo ijambo rero rikomeye kugira ngo ninjire mu ntego dusenge. Amubwira ijambo rikomeye ryankanze cyane. Aramubwira ngo iyi nyandiko nkwandikiye ni inyandiko nkwandikiye nkanjye jyewe Pawulo, guhera none ahangaha Imana n'umwana n'umwuka wera baze muri iri teraniro, bagira ibintu batwishyurira muri iri teraniro. Imyenda y'abantu iratumaze mwakabyaramwe, ariko bagira ibyo batwishyurira muri iri teraniro. Ya baba niko umuzi wagutera fagitire. Nahoze ndimo kwishima rero, ibyishimo bya mbere byamfashe dore ngibi. Aramubwira ngo niba hari n'ikintu cyawe ukibuka, ngewe nitambikiye Onesimo, kandi mwitambikiye kugira ngo uyu mwanya wa none icyo urimo umushinja cyose, icyo urimo umugaya cyose uko kingana, ndakubwiye ngo uze kuza kukimukuraho, ukimbareho jyewe Paul, jyewe ukimbareho nzakikwishyura. Uwo mwenda kurimo nzawukwishyura. Ntumwakire nk'uko urimo umwenda, ntumwakire nk'uko urimo. Ngaho mureke mbaririmbire. Yanyishyuriye yewe murimo murayakoma nk'abantu
nk'abantu batishyuriwe. Basi dusubiremo rimwe. Yanyishyuriye atumanera de. Noneho nabwo ngo niba hari ikintu yaba kurimo akaba hari umwenda gufitiye, ariko nanjye ndumva ngize kwizera kwinshi kuri butume imyenda yose twari dufite hano ngaha muri uru rukiri Imana irayirangiriza hano mu rukiri mu izina rya Yesu. Nimba hari umwenda yaba agize guteyemo yaba gufitiye, uwumuvaneho uwumbareho. Nige Paul ukwandikiye ko nzawukwishyura kandi ne kwirirwa nkubwira umva nawe ingingo bahise bamutera. Ndababwira ko mu rukiko ingingo zirarutanwa, umva nawe ingingo bamuhaye. Niba hari umwenda gufitiye, uyu mwanya umuvaneho uwumbareho, nzawukwishyura ukungana uko ariko kose, uretse ko ne kwirirwa nkubwira yuko nawe ubwawe uri umwenda wanjye, kandi umenye ko uwo mwenda nawe umfitiye umwenda, kandi uwo mwenda ni wowe Onesimo, kuko nawe narakwibyariye uri umwana wanjye nibyariye. Bityo rero kuba narakubyaye ntugomba kumbaraho umwenda n'umwe, kubera ko kukubyara ubwabyo byonyine bimesha kukumenyesha yuko nishyuye byarangiye. None rero uri umwenda wanjye nawe. Ahita kubitaho kashi rero niyo twasomye dusorezaho. Aramubwira ngo guhera none ahangaha bibe bityo mwene data, nkubonemwo umumaro muri Kristo Yesu, unduhura iki? Unduhura umutima. Nimwakira ijambo ry'Imana. Mu bintu bya mbere mbasabiye, mbifurije kuruhuka umutima, muruhuwe. Haleluya, haleluya. Muruhuwe n'umwana w'intama w'Imana. Bene data, nimwumve mbabwire, ijambo rya kabiri ngezeho ni ijambo ryafashije cyane, rivuga ngo nkubonemo umumaro. Nkubonemo iki? Nkubonemo umumaro muri Kristo Yesu, unduhura umutima. Nimundebe mbaganiriza ijambo rya kabiri, naryo sinditindamo ndasoza. Niba hari ikintu ushaka kubaganiriza gikomeye numvishije nabazanira hano mu rukiri, ndumva twahereza Imana icyifuzo. Sinzi niba umuyobozi ari bunshyigikire, ariko bayobozi ndumva twaha Imana icyifuzo. Abakirisitu bo wenda ntibabishaka, ariko jyewe mubinyatureho mbicyure, kandi niyo mutabinyaturaho nta kibazo ndabicyura. Kandi ndabicyura mbikuye ku Mana Data n'umwana w'Imana Yesu Kristo, mbikuye no ku Mwuka Wera twahawe. Mfite icyifuzo ko guhera muri iriya korali kuza hano mu bayobozi, hari umubyeyi hariya watwakiriye neza, numva ndishimye, nawe ndumva ndi bubimusabire. Muze nawe Imana ibikumpere, namwe murahageze, nawe Imana ibikumpere. Reka ngiye kubyifuriza nabariya niba babishaka simbizi, ariko namwe Imana ibibampere. Imana imbabarire guhera aka kanya ntitwongere gukenera abantu batugirira umumaro, ahubwo idukure ku rutonde rwo kugira ngo dutege abatugirira umumaro, idushyire ku rutonde rwo kugira ngo twakire kwitwa abanyamumaro ku giti cyacu. Murakoze kuba mumishimiye Imana, mukaba muyimpereye amashyi, ntacyo bitwaye, ariko Imana inima sirigria. Haleluya, amen, amen. Imana iduhindurire ubuzima, no kuba mu buzima budahinduka burya biragatsindwa, ndabivumye. Iduhindurire ubuzima, itugirire imbabazi, iduhereze kwitwa abantu b'abanyamumaro. Ababyumvise muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana.
ariko ndumva twarambirwa ijambo rya mama ahubwo natwe ndumva twaca muri uyu mujyi turi aba boss babitsa akantu ku makote. Sinzi niba muharimo akabyara mwababyumvise bazamuye haleluya nziza, Imana ibampera umugisha w'Imana. Ariko ndumva natwe twagira amakonte, muyobozi, ndumva twagira natwe amakonte, natwe tugashakisha uburyo twatunga amakonte afatika. Kandi ubwo muhise mwumva za Beneri na za Beka n'ibindi, ntabwo ari ayo mbahaye, hari ayandi makonte ya nyayo. Mbega umunyamumaro, mbega umunyamumaro, mbega umunyamumaro we, mbega ukuntu mbifurije kuba abanyamumaro we. Imana ibampindurire kuba abanyamumaro. Ko mbakunze mwamvugiye ngo amena. Uyu mwaka dutangiye muri uyu mwaka dutangiye, Imana ibampindurire kuba abanyamumaro. Nimukabe imirizo, Imana ibampindurire kuba imitwe. Mugende muri abanyamumaro mu izina ryande rya mugende mwebwe mugende namwe mugende muri abanyamumaro, mwibitseho ikintu ujye ugenda nawe uvuga ngo nanjye ndi umushoramari mu by'umwuka, nanjye ndi umushoramari mu by'umwami, nanjye ndi umushoramari mu by'umwana w'intama w'Imana. Nawe ugende ariko wumva hari ikintu wibitseho. Nta kibazo abantu bayifite muyizamure, ntabwo mbaboshye, ariko namwe mugende muri abantu b'abanyamumaro. Kandi ubu mugiye kuvuga ngo abanyamumaro ni abatunze amafaranga, nta kibazo, bibabera uko mubyizeye. Ariko abanyamumaro n'umunyamafaranga yaba umunyamumaro nta kibazo rwose pe. Ntabwo ndwanya, sindimo ndwanya abayatunze, Imana yabampere. Ariko ndababwira ukuri ko aka kanya kanona hari igihe amafaranga ajya arangira, iby'amazu bikarangira, iby'amamodoka bikarangira, ibyo kurira indege bikarangira, ko mutanyumvishe iby'uko uvuka mu bakomeye bikarangira, ariko ugasigarana umumaro umwe, uko wabyawe n'Imana. Ukajya ugenda wumva nawe warabyawe n'Imana data. Nahoze ndimo nishima cyane, nishimye. Kira hano nta kibazo ma, mumutunga ibiganza, Imana imumpera umugisha mwinshi. Abanyamumaro baba batangiye buriya, nuko abanyamumaro bakora. Ntukabura amata y'umwuka wera. Se murahari barokore, murahari cyangwa muraguye hari? Murahari, nimundebe mbaganirize. Kuba abantu b'abanyamumaro, namwe se muzahora mwikunje mutya, muzahora mwizinze gutya, akareka namwe murakabya. Ubu mwijuru dore ngiye kubahinyura, kandi mwihanganira intege nke zanjye z'uko mbahinyuye, ariko mwese ngiye kubahinyura. Icyambere gitumye mbahinyura ni uko uyu mwanya wa nonaha bamwe muhagarara hano, abandi mukaririmba, abandi mugasenga, ariko mugasenga mwebwe ubwanyu mwitwaza amakuru y'intwari zatubanjirije, mutitwaza mutarimo, kandi mwebwe muri ibigwari mukitwaza amakuru y'intwari muri ibigwari. Ukajya kumva se ko mutanyumvisha hari, ukajya kumva uratangiye ngo nuko ngo basaduraka na bamisha, nyine uravuga basaduraka, mwese urimo uravuga ibyawe. None se ko basaduraka binjiye mu muriro, wowe igini rikagutunana ugahita ujya kuraguza, ubwo uri nyabaki? Urumva rero ni ikigwari cyitabaje amakuru y'intwari. Dufite ibigwari muri ADPR byitwaza amakuru, bikitwaza amakuru y'intwari zatubanjirije, ariko bambe hari ibigwari byigendera. Ariko nabyo birarya, nubwo bizarangira vuba, ariko nabyo birarya burya. Birarya. None se ntimwibuka ko Yakobo yigeze abyitwaza? Yakobo yigeze abyitwaza, mwa nshuti zanjye.
abonana na Labani amutuza amumereye nabi, aramubwira ati umva nkubwire, ariko nabwo yarokowe n'inzozi Labani amubwiye. Aramubwira ati yako iri joro yarayije, ati irambwira ngo ntihagire icyiza kandi ntihagire n'ikibi, ati ndibuze kugukorera. Ati rero ati Imana yambujije kugira icyo nkutwara. Nawe abona yatinyuka, ariko ntabwo mu by'ukuri nimwareba muzasanga atari amakuru yiwe yari yitwaje, muzasanga nta gakoni ke ko kumutabara yari afite, muzasanga yaratabawe gusa n'ijambo yamubwiye. Yaramubwiye ngo iyo ataba Imana ya Aburahamu, ntimubyibutse ra? Ubwo murumva ari yiwe. Iyo ataba Imana ya Aburahamu, ntaba Imana ya papa wanjye Isaka, wari kuntabagura, ntiyigeze avuga ngo ni iyanjye. Yaravuze ati yatabi ya muzehe. Urumva rero ni ya muzehe. Ya muzehe rero ishobora kuhagucisha. N'ubu hari abantu bajya bakitwaza iy'abapanekoti bakarya da. Bakarya da. Hakarya. Ariko ntayagira mu rugo, ntayagira mu mutima we, ntayo. Ariko ngiye kubabwira abantu bayigira b'abanyamumaro. Iyo muhari reka mvugemo bakeya. Ngiye kubabwira abantu bayigira b'abanyamumaro, bayigira ari abanyamumaro bayigira. Reka ndahera kuri ndetse, reka mpere kuri uyu nguyu. Umuhungu witwa Elisa ngo yari ayifite, ngo bitera rimwe. Ubwo ngiye kubabwira umunyamumaro, ngo bitera rimwe Abasiriya ngo baca ibunaka baragenda bajya gutera Abisirayeli. Baranabatera birakunda, bitera kabiri bajya kubatera birakunda, ngo biteye gatatu ngo umunyamumaro yanga agasuzuguro, ngo yanze agasuzuguro, ngo aremera. Ese muracyahari? Ngo aremera ngo ako gasuzuguro yanze, ngo no mu ijuru bahita babona yuko umunyamumaro yakanze. Umunyamumaro aravuga ati ndakanze ibyo guhora badutera, ngo ufite nta mpamvu yo guhora badutera. Baradutera batese, baraduterera iki? Ndabyanze. Ngo akorana n'ijuru, ijuru rihita riza rimugirira icyizere, ngo rihita naryo rimushyira mu nama ngo ibera mu ijuru. Kuko hari izibera inaha ariko hari n'izibera mu ijuru. Izo rero zibera hariya zitandukanye n'izibera inaha ngaha. Ndabibutsa ko n'izinaha ntiwapfa kuzivumbura, ariko hari izindi zibera iwacu mu ijuru. Izi zindi rero zibera iwacu mu ijuru murahari. Izi zindi zibera iwacu mu ijuru ni inama ziba kandi zikaba zitateguje inaha. Icyo mbakundishije none aha ngaha muzibera mu ijuru nuko inaha ngaha bagira ibiro by'ubutasi mu isi bakoresha, ariko natwe iwacu dufite ibiro by'abantu b'abanyamumaro bibagezaho amakuru uko bwije nuko bukeye. Hari ibiro by'abanyamumaro, hari ibiro by'abanyamumaro. Niho hantu bino biro byatangiye gukora. Ngwino hano mushumba. Niho hantu bino biro by'abanyamumaro iyo byatangiye gukora, ujye kubona ukabona ugiye gusuhuzanya n'umuntu, kumbi ni ikirozi kimaze umwaka kikuraririye, kikajya kibugusiga mu mugongo. Ariko cyabugusiga mu mugongo mu ijuru naho bakajya bohereza amakuru avangwa nubwo arimo abugusiga, ariko komera ntacyo buri bugutware. Muroza akategereza kuzakinduka bikanga, naho kumbi hari ibiro by'ubutasi byatuzaniye amakuru. Abanyamumaro bahabwa n'Imana amakuru. Imana imera abanyamumaro amakuru mu izina rya Yesu. Ntabwo uyu munyamumaro bamwemerera inkumi yishushanya. Ntabwo uyu munyamumaro babwira umunyamumaro w'umusore ntibamwemerera kujya kurongora inkumi igira sida. Oya, baguha amakuru yuko ifite sida. Kuri iyi mpamvu ubona wabiguyemo ni ukubera ko nta makuru wari ufite, ntiwari n'umunyamumaro. Mu byishimo bya mbere nagize rero, uyu muhungu ngo akajya yambuka akava iwabo i Dotani muri Isirayeli i Samariya, ngo agahita agenda akajya i Siriya. Ngo baba bari mu nama barimo bavuga,
umuhungu nawe ngakaba nawe dore baricaye bari mu nama, nawe ngakaba yicayemo ngo akaba yirimo, kandi yibereye i Samariya aho bita i Dotani. Ngo muri iyo nama ngo bakayanzura nawe ayanzuye. Ngo bayirangizaga nawe ayirangije. Icyasekeje nta nubwo yatashye, ntabwo yatashye. Ngo barayirangizaga agahita akomezanya n'umwami ku buriri. Ngo bagakomezanya n'umwami ku buriri, umwami ngakagira atya ngakirambika ku buriri, ngo n'uwitwa Elisa nawe birambikana ku gitanda. Hanyuma ngibyo umwami arimo atekereza, Elisa nawe ngakajya bitekereza. Hanyuma ngo nibiri mu mutima indani ngakabikurura, ngo yarangiza ngagahita yisubirira mu ntuza muri Samariya, ngakisubiriramo, ngo yakwisubiriramo, ngo akajya agatanga raporo, akabwira umwami, ngo umwami wa Samariya ngakamubwira ngo Abasiriya bazaca habazanyura na hano. Hanyuma guhera aka kanya ka none ahanga namwe muzarinde mutya, murinde mutya, muzarinde mutya, namwe muzarinde mutya. Namwe muzarinde mutya, muzaca. Hanyuma ngo Siriya yahaguruka, muraharira, Samariya yahaguruka igiye gutera, nako Siriya yahaguruka igiye gutera Samariya, ngo bigahurirana ngo bigahurirana nuko abahungu babandi barinda nyine, ntimubazi se, babandi barinda, ngo bigahurirana nuko nabo ngo bameze batyo. Ngo bahagera bagahita bavuga bati, ngo uwa mbere akarya undi akara, ati wababonye? Ngo bagasubirayo, ngo bakajya kubwira uwitwa Beni-Hadadi, ngo bakabwira ngo wibeshye, wabyibeshyeho cyane, uwo wibeshyeho nta mikino afite, ari maso kandi ararinze, twakwabira aho twinjiriraga tujya kwiba, uyu mwanya iryo rembo rirakinze. Ayiwe tukidukura. Aranditswe ngo si rimwe si kabiri, ngo baza bagasanga Hadadi bari maso, ariko ngo Beni-Hadadi kamera iramufata, mujinya uramurya, kamera iramufata. Ngabona koroneli ntacyo bivuze, baramutse ati generali uracyari maso, ntukiri maso cyangwa? Ngo birabayobera, kibuga kirabanyererana, nakumbi ibiro by'ubutasi bw'iwacu mu ijuru byimye ibiro by'inahangaho ubutasi bwo mu isi. Imana yimana amakuru yabera, narimanuye Imana yimana amakuru yabera. Iyaba mwari mubyumvise nibura, iyaba mwari muraha nibura, mwari kwizera data akimana amakuru y'abanyamasengesho, akimana amakuru y'abantu b'abahanuzi, akimana amakuru y'abarokore ba nyabo. Kandi mumenye ko inaha naho hatoroshye, inaha naho ni danje, mudakina ino. Ngo hahise havamo umuhungu umwe, Beni-Hadadi yararangije kubasharirira cyane, arasharira. Ngo mu nama araza arababwira ngo muri mwebwe mugambanyi utuvamo akagenda akajyayo, akajya kudutangira amakuru, ninde harimo abivuga gutyo, ariko ngo havamo umuhungu azamura ikiganza. Nino mwisi ntabwo boroshye, inaha mwisi no, mwebwe rero mwarasinziriye mugira ngo inaha barasinziriye mwisi.
ntabwo inaha kwa Satani basinziriye n'abamakuru baba yashakisha isaha kandi nimwumve, ntabwo umwana w'Imana, umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo, ntabwo ajya yemera kugaragaza amakuru afite ku banyamasengesho biwe, amakuru y'abanyamasengesho, amakuru y'abahanuzi, amakuru y'abera, amakuru y'abantu bubaha Imana. Ndashimira Uwiteka ko yaduhaye u Rwanda rwubaha Imana. Amakuru y'abantu bubaha Imana ntabwo ayatanga, arayakomeza. Ariko ngo mu banyamahanga, Benihadadi mu mugereranye na Satani, mu banyamahanga ngo havamo umwe azamura ikiganza, waravuga ngo mwami wibarenganya, ntiwirirwe ubarenganya. Ahubwo muri Isiraheli hariyo umugabo w'umunyamumaro, ni umuntu w'Imana, hatuye umunyamumaro wa hatari. Ndati kagira inkuru, uwo munyamumaro uhaba, iyo turi mu nama aba yicayemo, Benihadadi kamera birabyutse ati nimumunyereka ari hehemo hano, yinjiye ateye abahungu barinda kuri gete bari hehe, kuki yabinjiranye? Ati genda gake, ubu turimo tuvugana, abidotana akaba n'intuza n'i Samariya agahita abera rimwe, ahangaha n'ahangaha, ubu yahageze ari hano, arimo arayakurura. Imana ibampera amakuru y'ubwami, Imana ibampera amakuru y'ubwami bw'Imana, kandi arimo arayakurura. Dufatamira ibyishyira hejuru, byishyira hejuru byose kurwanya Imana ihimbaze, tujya tubifata ariko murahari ngo tubimenagure mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Murahari ngo tubimenagure. Yo munyikirije nk'abantu barembye we, menya mu mwuka muracyahari. Yo murahari ngo tubimenagurira ahangaha. Erega ibi ngibi turimo ubu byageze no muri karitsiye aho duta, ubu byageze no ku batware, byageze no ku bagabo, byageze no mu bana. Murahari ngo tubimenagurira ahangaha. Ubu byageze no mu kazi, ubu byarageze kujya. Murahari ngo tubimenagurira ahangaha. Ngaho muzamure haleluya ya nyayo nibura. Imana ibamera umugisha. Hano biramenagurwa. Aha hano dufite mbaririmbiye none, menya murashaka ko mbaririmbira? Use ko murimo mubisaba ngo mbaririmbire murahari? Kwa Yesu dufite ubutware, iyo twizeye ku musaraba. Ayo mashini makeya namwe, amen. Kwahanywereye kwizera aya magambo, gukorana n'aya magambo. Nanezerewe cyane, nishimye cyane, mfite ibyishimo mu mutima. Baramubwira ngo wapi, ntabwo ari hano, ariko abahari mu buryo bw'umwuka. Hanyuma niyo mpamvu mujya kumva mukumva ngo umunyamumaro umwe yahagurukije ibihumbi 3. Umunyamumaro inde? Umunyamumaro umwe gusa witwa Elisa yahagurukije ibihumbi bingahe? 3. Birahaguruka. Kandi ibi bihumbi 3 byahagurutse muzakurikire, ntibyahagurukanye amakuru, ahubwo byahagurutse kubaririza no gushakisha. Ntimwaturangira aho Elisa atuye, ntimwaturangira ahantu Elisa aba. Elisa nawe muzahaba, mutubwire Elisa abahe. Ngo babura amakuru, kandi nimwumve impamvu bayabuze. Ntabwo Uwiteka ajya akora ikosa ryo gutanga umunyamumaro wiwe, yimana amakuru y'umunyamumaro.
utari umunyamumaro aramutanga, ariko umunyamumaro bararasa Imana ikitambika, bararwana Imana ikarwana, barahaguruka Imana igahaguruka, barakugenza Imana ikakugenzurira, barakurebuzwa Imana ikakurebera. Abantu bizeye ko bahinduka abanyamumaro hano, Imana yanjye ihabwa icyubahiro, amashimwe ahabwa Uwiteka. Kuba abanyamumaro, Imana y'abanyamumaro irabagenzurira. Mu ijambo nabatangarizaga rikomeye ngo baraje, hanyuma umuntu utari umunyamumaro ngiye kumubabwira. Hanyuma niba wifuza kuba nka Elisa ubewe, niba wifuza kuba nka Gehazi nawe ubewe, nta kibazo. Ni uburenganzira hano umuntu aha ni ku isoko ry'umurimo, umuntu ahaha ibyamuzanye. Gehazi ngo ahari hariya murabyumva ko yari umukozi umukorera. Niba ari mu masafuriya simbizi, niba ari makubura imbuga ntabyo nzi nabyo, ariko ngo yagarutse atababirizwa avuga ati wirushya. Umuntu rero utagira umumaro atanga amakuru y'igikuba gusa. Wirushya turapfuye, wirushya kwanuza. Umuntu utagira umumaro, umuntu utagira umumaro asohoka ngaha, yewe yatwigishije ariko hari akantu. Mbese umuntu utagira umumaro ntabura defo, ntabura inenge. Umuntu utagira umumaro ahora n'ibintu by'ibidefa, ahora bireba, kandi nta iyo ndwara itageze yarinjiye. Utagira umumaro iteka ryose, Mana we, na amakuru y'incamugongo atangaza gusa. Nzaba ndeba iby'abarokore uzabibona, bizarangira neza. Ubihagarariye n'umwana w'Imana Yesu Kristo, niwe munyamumaro w'itorero. Natangaye baroko, nishimye baroko. Ngo araza ngo aramubwira ngo dore zaduteye ziri ku magare n'amafarashi. Hanyuma umuntu w'umunyamumaro nta nubwo ntajya yumviriza amakuru y'abantu batagira umumaro. Ngo ahita avuga ati ceceka, ni gukore ku maso urebe iziri hakurya hano, nuzibona uramenya neza yuko twebwe izacu zitandukanye na ziriya. Ariko ni mu ndebe hano ngo asabiwe kwitwa umunyamumaro. Uwo munsi Gehazi ngo yaratangiye ati niki se? Ati ngiziriya databo, ati zacuzo nubwo zijya kumera nk'izi, ariko izirinda abanyamumaro zigendera ku magare n'amafarashi. Ariko icyo zirusha izi ngizi zaba izacu zirimo ziraka umuriro w'Imana. Mu yandi magambo, nubwo n'izacu zigira intwaro, ariko iyo byanze zikoresha n'umuriro zigatwika. Imana ibamera ingabo zitwika mu izina rya Yesu Kristo. Abanyamumaro. Ariko nahoze ndimo nishima, ntabwo uyu munyamumaro bita Elisa ntiyigeze aca igikuba. Ni ukuri kwa data wa twese wamamagaye, we ngo yarabyutse, muzasome neza, ngo arihumura, yikarabira mu maso. Wenda ubwo yaraniborosheje, yikarabira mu maso. Amaze kwikarabira mu maso yiyambarira n'umwenda. Amaze kwiyambarira n'umwenda, se muraharira, amaze kwiyambarira n'umwenda, ngo aragenda arababwira ngo aho nimwayobye. Bati twayobye, murashaka nde? Ati turashaka uwitwa Elisa. Ati widotani. Harababwira ati baba, ati koko mwahabye, burya mwayobye kweri. Bati umuntu mushaka rero, ati ntabwo ari hano. Ati nimuze njye kubereka uwo mushaka hari. Ati kandi guhera none aha mwese muhite muhuma amaso. Babahuma y'umutima, hanyuma habona y'umubiri. Babahuma y'umutima, ahita haboneka y'umubiri. 2020 reka manure ubuhanuzi bukomeye. Uyu mwanya wa none mu itangazo ntangaje, nta Elisa nta Celestine, nanjye nitwa Celestine, kandi ndi umuntu w'Imana nabazaniye amagambo y'umumaro. Guhera none aha mwasize iwanyu, izo mwasize mu nzira zazaga zibakurikiye, zihume imitima, zihume n'amaso, nizongera kutubona none n'iteka ryose. Ababyizeye mwakagombye kubyizera nyine mukabigaragaza. Imana ibamera umugisha. Zihume mu izina rya nde? Rya Yesu. Zihuma. Hanyuma nimwumve. Ngo arazijyana. Azigeza ku mwami wa Isirayeli w'i Samariya. Ati nimuzakire. Ngo ahinda umushyitsi aratababirizwa umwami wa Isirayeli w'i Samariya. Ngo aratitira arabati singabona nyinshi ziratumerera nabi. Havuga ati humura zirahumye ntizibona.
tayiwe. Ati noneho atakira ati duhita dufata inkota tubarangiza duhite tubica tubakumbanya. Ngo umunyamumaro, ndakunda umunyamumaro ntahubuka. Umunyamumaro ndamukunda, Imana we. Ariko Imana we, umunyamumaro ntahubuka. Umunyamumaro ntajya ahubuka. Umunyamumaro ntahubuka. Ntago umunyamumaro ahubuka. Ngo ahita amubwira ati databuja, izo twafa, izo wicishije inkota n'amacumu byakumariye iki? Nankaswe izi ngizi Uwiteka yifatiye miri. Haramubwira ati nazirebye izi ngizi ndabona zishonje cyane zimerewe nabi. Umunyamumaro ndamukunda. Izi zirashonje zimerewe nabi. Guhera none ahanga izi ngizi nimuzitekere ibiryo, muzishakire n'ibyo kunywa zinywere, hanyuma muzisezerere zigende, hanyuma zisubirire y'amahoro. Bene da nimurebe, uri ibiryo nabyo bigira umumaro. Nkunda ibiryo bigira umumaro cyane. Buriya nkunda ibiryo, n'ababivuma sinzi icyo babihora. Ibiryo nabyo bigira umumaro. Bagiye aho ngaho barateka, bazana ibyo kunywa, barabicaza, barabagaburira. Mu kubagaburira biza kuza kurangira ibiryo babahaye. Bararya, abahungu bakura amabondo, baranywa, abahungu bakura amabondo. Hanyuma barababwira bati rero nimwisubirireyo, mugende mujye kubwira Beni-Hadadi ibyo mwabonye, kandi mubabwire ngo mu Bisiraheli uyu mwanya ntabwo bapfa gupfa gutyo uko bibonetse. Ntabwo umuntu ujya ubica uko abonye. Hariyo Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Hariyo abantu b'abanyamumaro, musubireyo mugende. Bene da, nabonye ikintu gikomera. Niba hari ivugabutumwa riryoha, ni ivugabutumwa ry'ibiryo. Hitureba rero bagezeyo, bahageze. Uwo nabatumye ari hehe? Ati twahageze. Muhageze nicyo nabatumye, mwamuzanye bya nyine batubwiye ngo nitwicare. Nababwize kwicara, ati nyine twasanze ari umunyamumaro. Yavuze ngo niturye tunanywe. Uyu mwanya turagutangariza ko muri Isiraheli ntiwapfa kubahangara. Nubwo twarwanya intwaro, ntabwo intwaro zabo ari iz'abantu. Intwaro zabo ni iz'ibiryo. Intwaro zabo nizo kwera imbuto zikwiriye abihannye, n'iz'abakiranutsi, n'izo gusenga. Uyu mwanya batubwiye ngo tukubwire ngo hari Imana ishobora bingahe byose. Hanyuma ijambo rindi nababwiraga, umunyamumaro uramutera ugatsindwa. Iyo utari umunyamumaro uramutera ugatsindwa, kandi nta banyamumaro batera abandi. Umunyamumaro uramutera ugatsindwa, ariko umunyamumaro uramutera ntabwo atsindwa. Ahubwo utsindishiriza umunyamumaro ni uwamumeneye amaraso i Golgotha, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Umunyamumaro ntabwo atsindwa. Kandi nimurebe hano ijambo rya nyuma sorejeho, umunyamumaro buriya muyobozi, umunyamumaro we yagutera kandi ntiwamutsinda. Erega nimundebe hamwe n'ibitugerageza, Imana ibiducira kanza. Nimurebe itangazo mbahereza. Ntago Imana ifite ikibazo cyuko kano gakobwa ko muri Siriya bakanyaze. Nta kibazo ifite rwose. Kandi uyu munyamumaro nawe batwaye banyaze, nawe nta kibazo afite. Kuko abaza amakuru yitangira, akamenya yo hagati, akamenya n'iherezo. Neze nimurebe, siryo twasomye, siryo shorejeho. Kano gakobwa karahageze. None ubwo kahageze ngo bagiye kugakoresha akazi ko mu rugo, bagakoresha ubucakara. Murabizi ko umukozi wo mu rugo hari ijambo agira. Ariko bitera rimwe. Shaka ko mwegerana aho ngaho. Shaka ko mwegerana aho ngaho. Kandi mwegerane bikunde. Bitera rimwe mwegerane kubona no kuburyama ukikinisha n'ibibembe. No kuba uyu mwanya wa none aho ukibeshya nabyo ni ibibembe. No kuba ugisomana ni ibibembe. No kuba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza nabyo ni ibibembe. Hanyuma ndakurangiye aha ngaha i Dotani hari umunyamumaro. Kandi uyu munyamumaro yagusengera ibyo bibembe bikagenda. Ntago ikibazo ari ideni, ahubwo ikibazo ni ibibembe. Hanyuma bene da, ntago ikibazo ari urugo rwasenyutse, ikibazo ni ibibembe. Nahoze ndimo gutangara, natangajwe nuko wa mugabo yahagurutse aragenda, ajya kureba aho yagomye, ajya kureba aho yahemutse, ajya gushaka umuta ahantu yagize nabi. Ariko burya iyo kabaye, iyo amagara aterewe hejuru, buri muntu wese asama yiwe. Yaragiye rero ngo agenda ajyayo.
narinje uje hano gukora iki se? Bambwiye yuko ugira umuti w'ibibembe. Ngo amurebera hariya, arambwira ati manuka ujye muri Yorodani wibire 7 nukarangiza hanyuma biracamo biraba bihagije urabukize. Undi ngo ahita atangira Elisa uyu munyamumaro naramukunze atandukanye n'abantu bamwe b'iki gihe. Umukira araza yaza ugahita ugira ngo yaza ngo umusengere ugahita ugira ngo ahari ubonye izahabu. Namwe murakabya namwe. Reka uyu wararenze Mana duhindure kwitwa abanyamumaro. Uyu wararenze. Do umuhanuzi w'iki gihe agenda yiruka ku mukiri. Yewe ntiwivumbure ngwino reka da. Undiwe. Yaravuze ati njye nta nubwo ngenda iwacu nasize pisine yisubira mu masengero. Tuzabona batubanjirije iyo tuzabona iyo yisubirira mu masengesho ajya kuzihimbaza ajya kwirepetera arisengera yinezereza Imana ngo ni umugaragu ngo wanuza wa Namani wamubwirije nawe ngo yahise akurikiza hakaravuga ati ariko ibintu uriya mugabo akubwiye ko iyo aguca ibirenze ibyo akubwiye ntiwari kubitanga nankaswe kukubwira ngo ujyemo 7 wowe. Hari abantu banze kwizera Yesu ngo bazabanze kumva umuntu arimo arivumbura ngo ntago ngo yanze kundambura ikiganza. Ngewe naje ndakikuramburaho kuko umunyamumaro Imana yamugutumyeho. Umunyamumaro arahangaha na hanyuma n'abanyamumaro barahangaha. Mwe mwizere Imana yacu, mwizere Imana na Kristo mumwizere kandi mwizere natwe abo yatumye. Imana iraza kuguhindukirira inyamumaro. Nahuze ndimo gutangara aravuga ati wagiye Yesu. Undi rero ngo yahise amanuka ajyayo nimo nihuta ngo ajyamo bwa mbere ngo ajyamo yitotomba. Amanuka bwa kabiri ngo kirushaho kumurya. Amanuka bwa gatatu ngo amaganya araza. Ngo agezemo bwa gatanu ngo ahita avata ubuse ko kitamvaho ati sikiwe. Ngo arivumbura ati ko kitagenda. Hanyuma wa mugaragu we aramubwira ati ariko genda narindimo kukubarira umuntu w'Imana yakubwiye. Elisa se igitako gishaka iki? Aramubwira ngo mwene wacu bosi wanjye Benihadad iyo twakubiswe n'ibibazo byadutugaritse yihina inyuma mu gikara agahita ajya kubaza ntuza kigirwamana cya Ekoroni akajya kubaza ibigirwamana by'abapfumu ibigirwamana by'abarozi ibigirwamana by'abicanye nibyo ahita ajya kubaza ibigirwamana byica nta mugore mwibutse umugore mwibutse Bibiliya igivugaho ikavuga kuwitwa Elisa kaza akamubwira ngo urahitamo kwibera mu bakomeye cyangwa mu bibwami cyangwa niki ntabwo mumwibutse wa mugore w'umushunemu ariko muzi ijambo yasubije yarakuruye asanga kubana n'ibwami n'abagenerali n'ibito asanga kubana n'abantu abona n'ibito nabyo arangije aravuga ngo jyewe ikintu misemo nihitiyemo kwibera mu bacu hanyuma